undi muntu tugiye kwakira ni amakuru, tugiye kumva amakuru. Bamwita Minisitiri w'Amagendo aka Pirate. Ladies and gentlemen, put your hands together for Pirate. Mbere na mbere nshimiye Imana kuba ndi hano. Nshimiye Imana kuba ndi hano. Tugiye kumva amakuru mu kanya. Amakuru ya Pirate. As you know, I am a man from countryside. Whenever I reach in Kigali, I feel like a dog watching a television. Okay. Noneho Kigali ngiye kubabwira ikintu kimwe nabonye Kigali tute dukomeza n'amakuru. Kigali nahabonye ibintu byinshi byiza. Iwacu ni mu majyaruguru, i Musanze. Nahabonye ibintu byinshi byiza ariko uyu munsi hari ikintu cyantunguye. Uyu munsi nagiye kwiyogoshesha banci 1000. Kandi 1000 kirimo agapaniye k'inyanya iri iwacu. Si icyo ngicyo cyantangaje. Nahagurutse ngiye kugenda baravuga ngo bagiye kunyoza mu mutwe. Nogejwe n'umukobwa mu mutwe. Yansutse amazi mu mutwe, nibwo nahise mbona ko ubuzima bw'Ikigali ari umwineneko. Noneho yamanutse abankoze mu gutwe, numva amabere aranamye. Neza neza. Okay. Tugeze muri wa mwanya wacu w'amakuru yacu ya Pirate. Amakuru yacu ya Pirate nibwo ngiye gutangira mbasuza mvuga nti gitondo kizana ku mugoroba mwiza kuri rimwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za televiziyo ya Pirate iri gukorera hano muri Kigali yukaba yumvikana mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose. Na amakuru nkaba ngiye kubagezaho amakuru yaboze ayagaze n'ayatoye uruhumbu. Nkaba ngiye kubagezaho amakuru utarakanura ngatega amatwi ku cyapa gikurikira araza gusohokamo. Na amakuru nkurikije burage nateguye nuko ndi kubona audience uko biri kose amabera agiye kwanama. Aya makuru rero na makuru mugiye kugezwaho nanjye Pirate, Minisitiri w'Amagendo guturuka muri Ministeri ishinzwe gucugusa inkono no kurengera igifu Minikwi. Umwana wize igifaransa akageraho bamubwira ngo Derezino Skura head qui conquer prix chèque toi devant ton maître sur image massique nje kutaganye je suis très fierté on prend la chèvre quand elle bebe ujya gufata ihena yifata igihebeba. Amakuru yacu ya Pirate reka tuyatangire kuri inkuru ivuga yuko kubera ikibazo cy'imodoka nke zitwara abagenzi urwego rw'igihugu rushinzwe gutwara abantu n'ibintu rwatangaje ko ambulance na pandagare zigiye kujya zitwara abagenzi. Bikaba byitezwe ko ambulance ngizajya itwara gusa abagabo n'abasore bajya bagera iwabo bibasabye guca mu muhanda w'igitaka. Mu gihe pandagare yo ngizajya itwara abagore n'abakobwa bafite ingeso yo kubika amafaranga mwisutiye. Kandi ngo umuntu uzajya wifashisha ambulance cyangwa pandagare mukoreza ikintu kuriye kucyohereza byo ngazajya cyohereza ariko ngo yacyohereje mbere yuko bakimushyikiriza ngo bazajya bamanza kumubyinisha muri rompuwe bamukenyeje ikuvureri. Reka dukomeze n'inkuru yacu ya kabiri. Inkuru yacu ya kabiri avuga ngo Minisiteri ifite abapangayi mu nshingano minipangayize ikaba yashyize hanze amategeko azajya arengera abapangayi kwihohoterwa bakorerwa n'abanyiri byondo. Gusa icyo wabasha guhita umenya nuko umupangayi yagiye kujya yishyura inzu akodesha ukwezi kumwe n'ahayandi 6 akayabera mu buntu. Kandi mu gihe nyiri byondo ari kumwishyuza mu kumwaka amafaranga ngo agomba kuzajya abanza kubiririmba muri hip hop. Gusa ariko ngo ikintu cyatuma umupangayi yirukanwa ngo nuko yakora ishyano ryo guteka inyama kandi nyiri byondo yarariye ubugari na dodo. None mu buryo bwo gusigasira uburenganzira bw'abapangayi n'abatagira aho bikinga mu gihe bizajya biba ngombwa ko umupangayi yirukanwa ngazajya ahabwa piriyave y'imyaka ingana n'amabati asakaje iyo nza kodesha. Nyiri byondo uzajya uhamwa n'icyaha cyo kwishyuza umupangayi we amusakuriza ngo bazajya bamuhanisha kumwogoshesha igipara. Ni inkuru ishimishije cyane. Mu ijoro ryakeye ubwo Rusine na Rufendeke bari bicaye ku muvovo bari kurya umunyenga byaje kurangira bakubiswe na sehashika none ubu tuvugana bakaba barwariye mu bitaro by'Inkuba. Gusa ariko amakuru dukesha ibitangazamakuru byandika nka Kigali Ibihuha Today
Pirate News ndetse na African Semuhanuka Post bikaba bitubwira yuko Rusine wakomeretse bidakabije kubo ari kubarizwa muri moruge, naho Rufendeke wahise apfiraho byabereye umurambo we bakaba bawucometsemo serumu. Minisiteri ishinzwe ariko ndi umushenzi kweri nyumvira nk'ibi bintu mba nanditse. Minisiteri ishinzwe gutangaza ibyago byabaye ku bantu bimbura mu maro ikaba yatangaje ko hari inkunga zagenewe ku miryango y'ababuza babo mu mpanuka ziterwa n'inkuba, bishatse kuvuga ko umuryango wa Rufendeke bazawuhabuje n'igikarito cya glycerine. Junior Giti na Chris Yizi nyuma yuko bazajya gufata umurambo wa Rufendeke byitezwe ko bazahita bawujyana muri Tigo Cash. Reka twerekeze mu makuru y'imikino, twita tujya mu makuru y'imyidagaduro, twita dukomeza n'amakuru yo kubika. Reka mpere ku itangazo ryo kubika. Itangazo ryo kubika riravuga yuko umuryango w'abatagatifu b'Ifiriti bose urabamenyesha yuko Birayi yapfuye, akaba yapfiriye mu bitaro bya resitora, akaba yapfuye azize indwara yo kuryoha. Bimenyeshejwe umuryango wa Muceri uri muri Leta Zunze Ubumwe z'Isorori ndetse n'umuryango wa Bijumba uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi y'Inkono ko musabwe kwihutira kuza kubatabara. Reka twerekeze mu makuru y'imyidagaduro dusoza. Amakuru y'imyidagaduro nuko ubukwe bwa Pamela bwakomeje guca ibintu bitewe nuko hashyizweho igiciro cy'abazaba bashaka kubwitabira, ariko itangazo ryasohotse rikaba ryavuze yuko abazaba baraguze iyo tike y'ibihumbi 50 ngo bagomba kwihangana kuko usibye no kwitabira ibyo birori by'ubukwe ngo bazaba bafite uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba cya ODB nazaba ari guterera akabariro. Ndimo ndasoza. Chris Yizi, aya makuru yaraya Pirate, reka nze nguhe kopi. Aya makuru nshaka ko wowe na Pascaline muzayasomana. Noneho umuntu bita Ruvuyanga Emmanuel retired Koporo nawe ngiye kuguhangika ngo aya makuru ya Pirate sinayahaye bakeya. Akira. Ariko munzanire mikoro vuba, munzanire mikoro. Akira. Ndagufanaga. Mumereze mikoro. Iki kibazo uragitsindwa ndayakwaka. Ugiye gucurukura interuro ngiye kuguhereza. Ntunsubirishemo. Ugiye gucurukura interuro. Twagiye. Abanyamakuru bo kuri radio Nkweto iyo bagiye kwinjira muri Rwanda bamanza gukuramo studio. Subiza icyo curukura iyo nteruro. Subiremo. Abanyamakuru bo kuri radio Nkweto iyo bagiye kwinjira muri Rwanda bamanza gukuramo studio. Abanyamakuru bo kuri radio Rwanda iyo bagiye kwinjira muri studio bakuramo inkweto. Okay, thank you so much. Mwari kumwe nanjye Pirate, ndabahangitse sinahangitse bakeya. Murakoze. Ukinga hongera inyana